ukinisha umurama w'ibyaha, amaboko yakiza. Ndi mu maboko akiza, amaboko yakiza. Nubwo nabangeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Ahora ndambiza amaboko ye, akanambwiza ijwi ry'ihumure, ati humura nzakuramiriza, amaboko akiza. Ndi mu maboko akiza, amaboko yakiza. Nubwo nabangeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Azandinda anyobora iteka, ntacyo nzatinya ndi kumwe nawe. Nzi ko ahora ndinda iteka ryose, mu maboko akiza. Ndi mu maboko akiza, amaboko yakiza. Nubwo nabangeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ko dukunda kandi utwitaho uko bukeye n'uko bwije, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umugisha rero kugira muri iyi saha tunyuma mu kuko abazima, si uko ari ikiguzi twatanze cyangwa ubundi bwere bwose dufite, ni imbabazi n'impuhwe zawe Mwami bishimirwe. Tugiye kwiga rero ingingo y'uyu munsi, reka ubane natwe kandi udushoboze kumva ijambo ryawe uko rikwiriye, uduhe amatwi yumva kandi yumvira ijambo ryawe, umwuka wawe atuyobore maze adufashe kumva neza icyo dushakaho. Tugushimire rero ku bwa buri umwe wese uzatega amatwi iri jambo, Mwami uzamuha umugisha kandi uzamukomereze mu buntu bwawe. Tugirire neza rero, dufashe ubu tube hafi mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu rero, mbashimiye ko mukomeje gukurikira ingingo ya buri munsi kuri iyi channel. Ni iby'igiciro cyinshi rwose, Imana ibaha umugisha. Ingingo rero turi kwiga icyigisho cya gatatu kivuga ngo ububasha bwa Yesu washyizwe hejuru. Ngira ngo twakwibukiranya ko icyo kwibuka kiboneka mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni icya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20. Wongere ufate Bibiliya wongere wiyibutse icyo kwibuka, kuko kigomba kwibukwa igihe cyose. Rero tugeze ku ngingo ku wa gatanu, aho ku wa 13 Nyakanga 2023, aho ku munsi w'ejo twabonye Kristo ari hejuru y'ibintu y'ubushobozi bwose. Twabonye ko Kristo bitewe no gutsinda kwe cyangwa se n'uburyo yanesheje, yashyizwe hejuru y'ubushobozi bwose, haba ku biri mu ijuru ndetse n'ibiri mu isi ndetse no mu isanzure hose. Nta na kimwe, ari hejuru y'ibinyabushobozi byose. Rero ku wa gatanu tugiye kureba ingingo ivuga ngo Yesu ibintu byose ndetse n'itorero rye. Yesu ibintu byose ndetse n'itorero rye, niyo ngingo yo ku wa gatanu. Hano hari amagambo baduhaye rero atwinjiza muri iyi ngingo avuga ngo abakristo ba mbere babonye muri Zaburi y'110 ubuhanuzi bwo kwererezwa kwa Yesu, ubwo handitswe ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Basomye Zaburi ya 8 mu buryo bumwe nk'ubwo bahamya ko Imana yashyize ibintu byose munsi y'ibirenge bye, ibirenge by'umwana w'umuntu. Nubwo bizeraga ko imbaraga z'umwijima ziri hejuru y'imitwe yabo kandi zishaka kubashuka, bagundiriye kwizera kubemeza ko izo mbaraga ziri munsi y'ibirenge bya Kristo. Nimwite kuri aya magambo avuga ko yashyize ibintu byose munsi y'ibirenge bya Yesu. Se yamuhaye itorero nk'umutwe w'ibintu byose. Urebye mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 22 batubwiye ngo tuyagereranye naya avuga ngo yamuhaye itorero ngo abe umutwe w'ibintu byose. Nubwo amagambo ngo ibintu byose
ari ijambo ribumbira hamwe isanzure ryose na buri kintu cyose. Pawulo aracyafite mu bitekerezo bye imbaraga yari yavuze mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 21. Ibintu byose byo mu ijuru, ibintu ndengakamere ndetse imbaraga z'iby'umwuka nazo zibariwemo. Ibyo byose biri munsi y'ibirenge bya Kristo, biri munsi y'ubushobozi bwa Kristo. Nk'uko twabibonye ejo hashize, ibintu byose biri munsi y'ubutware cyangwa se Kristo afite cyangwa ari hejuru y'ubushobozi bwose. Hano hari ikibazo batubaza rero, ni ibihe byiza itorero riheshwa no kwererezwa kwa Kristo akicara ku ntebe y'ubwami y'ijuru no kuba ategeka ibintu byose byo mu ijuru no mu isi. Baduhaye isomo riri mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 22 n'uwa 23. Reka tugereyo turebe. Umurongo wa 22 aravuga ngo, kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ahangaha rero batubwiye ngo mbese batubajije ngo ni ibihe byiza itorero riheshwa no kwererezwa kwa Kristo cyangwa se kuba Kristo ari hejuru y'ubushobozi bwose. Ni iki itorero ni izihe nyungu cyangwa se ni ibihe byiza itorero ribikuraho? Ahangaha nuko Kristo nyuma yo kuba umutwe w'itorero tubona ko abasha kutureberera cyangwa se areberera itorero rye, kuko nta cyarihungabanya, kuko ni umubiri we. Rero nta cyahungabanya itorero kandi Kristo ahari ari we mutwe waryo, ndetse itorero niwe rireberaho cyangwa se niwe cyitegererezo cy'abari mu itorero bose. Nk'uko akomeza bigaruka avuga ko turi ingingo za Kristo, twese rero tugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo twubake itorero kugira ngo rigire umugisha cyangwa se rikomerere kuri Kristo, kuko ari we umutwe waryo. Hano hari amagambo adufasha kubyumva neza, aho avuga ngo Imana yahaye Yesu kunesha imbaraga zose. Itorero rifitanye isano ya bugufi na Kristo kandi rigahabwa nawe ibyo rikeneye byose, naryo risezeranirwa kunesha abo banzi. Imbaraga z'Imana zigaragarije mu muzuko we no gushyirwa hejuru kwe agasumba imbaraga zose zo mu isanzure, zaratanzwe ngo zifashe itorero. Izo mbaraga Kristo afite azifite ku bw'itorero kugira ngo azihe buri wese urimo kugira ngo amushoboze. Imana yahaye itorero Yesu wanesheje, naryo rikaba rigomba kwifatanya nawe kugira ngo ryitwe umubiri we. Ni mu buhe buryo twe nk'abizera dushobora kumenya Kristo washyizwe hejuru kandi tukumva mu mibereho yacu imbaraga z'Imana? Ahangaha nuko mu gihe twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, adushoboza cyangwa se aduha imbaraga zo kunesha ibishuko byose byaba bitugeraho, ndetse tukihanganira n'ibitugerageza uko bukeye n'uko bwije. Rero Pawulo ntavuga mu buryo bwahuranije uburyo ibi bintu bibaho. Nubwo bimeze bityo, kuba iyi mirongo ari amakuru yerekeye isengesho ni igitekerezo gitangwa. Pawulo yizera ko Imana isubiza amasengesho ye, ahamya umumaro wo kwishimira imbaraga z'Imana zerekaniwe muri Kristo imbere y'Imana ubwayo, maze akayisaba yuko zakorera mu mibereho y'abizera. Amen. Ahangaha Pawulo asengera abari Abanyefeso, abifuriza ko imbaraga za Kristo zibakoreramo kandi zibaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero natwe nk'itorero ririho uyu munsi dukwiye gusenga twingingira Imana kugira ngo Kristo nk'umutwe w'itorero yongere gutaha mu mitima yacu, yongere kuba mu mibereho yacu. Tumwingingire kugira ngo adushoboze ibyo tubona bitugoye bya buri munsi. Hano hari ikibazo turasorezaho kibaza ngo ni mu buhe buryo imbaraga y'amasengesho yigeze gukorera muri wowe ubwawe? Iki ni ikibazo buri wese mu bihe bitandukanye wanyuzemo. Ese wigeze usenga ukumva imbaraga cyangwa se isengesho ryawe rigize icyo riguhindura cyangwa se icyo rigufasha? Ntabwo ari ibyo gusubizwa kw'amasengesho gusa, ahubwo ni ibijyanye n'isengesho muri rusange. Kandi ni mu buhe buryo isengesho ritweregereza hafi y'Imana no hafi y'imbaraga twaherewe muri Yesu? Ahangaha ngira ngo buri wese iki kibazo ni ikibazo yasubiza ku giti cye, kuko mu gihe usenga, mu gihe wizeye, isengesho ryawe ribasha kukwegereza ijuru cyangwa se rikwegereza imbaraga z'Imana, ukumva ko utari wenyine kandi ukagira gukomera ndetse no kwihangana. Rero reka mbashimire cyane kuba mukomeje gukurikira ibi byigisho. Ikibazo, inyunganizi wabyandika aho hasi, tukazabigarukaho mu ngingo zikurikiyeho.
dore ko n'iyi ngiyi ariyo kuwa gatanu isoza. Rero Uwiteka akomeze kubagirira neza kandi abahe umugisha ibihe byose. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Nyagora ku ngoma, tugushimiye nanone ko uduhaye umugisha ndetse ukadushoboza gusoza iyi ngingo amahoro, uhabwe icyubahiro. Ndumushimiye rero buri umwe wese uzayumva, kandi ni ukuri ndamukuragije kugira ngo uzamuhe umugisha wawe Mwami utagabanije. Ni ukuri buri wese ukomeze kumuba hafi kandi ukomeze kumwumvisha ijambo ryawe. Tumaze kwiga rero iyi ngingo ivuga ngo Yesu ibintu byose ndetse n'itorero rye, tubonye ko ari we mutwe w'itorero kandi yaryitangiye kugira ngo abamwizeye bose baribemo ndetse bubake umubiri we. Reka Uwiteka udushoboze kuba muri wowe uko bikwiriye. Tugiriye neza rero, tube hafi mu izina rya Yesu. Amen.